Yes, you already know ni wa muhungu w'abanyarwanda Jay Skizzo wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwandakazi ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima niyo mpamvu iminsi yose mukunda kumbona hangaha. Umunsi wa none rero mugiye kumbaza ngo mbazaniye nkuru noneho mwoka byaramwe dore ko namwe wagira ngo icyitwa makuru mwana yana nari ndimo ndagenda ntambuka ku mbuga nkoranyambaga ndimo ndagenda mpindura page ku zindi ngera ku rubuga bita Instagram aho umuntu abagenda pekwa gake urumva hari ukuntu umuntu atambuka ku mafoto ariko amafoto dukunda kwibandaho twebwe nk'abagabo ni amafoto y'abakobwa niyo mpamvu muheruka kumva hari n'icyavuze ngo naracyatse ibyo wenda reka tubyihorere si byo byatuzinduye. Noneho nza kugera ku ifoto y'umwana w'umukobwa w'icyamamarekazi umukirekazi bita Alia Cool. Mumbaze ngo byagenze biti ndabashaka muri comment. Ni izina ry'Imana ntabwo nshobora gutangira ino nkuru mutarandika muri comment ngo byagenze gute. Bitari ibyo ndahita nigendera. Inkuru ntabwo ari mwebwe mwambwiye ngo nze nyivuge, inkuru ntabwo mwayintumye nanjye mba nkeneye comment zanyu mwabicucu. Ni mutazishyiraho ntabwo inkuru nyitangira kandi ndimo ndumva nshaka kuyivuga cyane. Yewe data we. Mwandike ngo byagenze bite ndashaka kubibona aho ngaho mwandika ngo byagenze gute. Yes, umuntu bita Alia Cool cyangwa se umukirekazi bita Alia Cool ngira ngo ni umukirekazi abantu benshi cyane bakunze kwibaza ngo ubundi Alia Cool amafaranga yakura he kugira ngo yitwe umukirekazi. Ese ubundi Alia Cool akora ibice bituma yitwa umukirekazi? Alia Cool amakuru ngira ngo murayazi cyangwa se murayafite, afite filime irimo iragenda ica ibintu ku mbuga nkoranyambaga nka za Netflix ndetse n'andi makampani akomeye cyane acuruza ibijyanye na filime. Ubwo ngubwo guhera uyu munsi kugeza upfuye wowe muntu ukurikira kino kiganiro ntuzongere kubaza ngo Alia Cool amafaranga yakura hehe, ntuzongere kubyibaza ngo ese ngo ntiyaba ngo agira gutya na gutya. Umunsi watekereje ibyo watekereza nabi ujye wibaza utese ko njya numva ngo hari ukuntu ngo gutya na gutya ugahita wimagine ati se yabikoranye na so ibyo bintu cyangwa se ni so uyamuhereza. Icyo gihe uzaba ubonye igisubizo cyiza kandi ndakeka ko umunsi watangiye gutekereza gutyo uzaba utangiye kuba umuntu umuzimu utekereza nk'abandi. Ntaraza kukugabuza, ntaraza gusambana na so cyangwa se wenda ngo wumve hari anko wawe umuhaye amafaranga. So ibindi byose ushobora kuba wamutekerezaho cyangwa se ushobora kuba wamwitirira ujye ubibaza so cyangwa anko wawe umuntu w'umugabi wanyu bari uzajya ubibaza. Nusanga byarabayeho rwose ndakwemera ujye umwita uko ushaka cyangwa se ujye wibaza aho amafaranga yava. Nakubwiye ahantu amafaranga ye ava. Aha, umwana w'umuhungu rero nawe utagira ikinyabupfura abe nawe aragiye abonye ifoto y'umwana w'umukobwa ikeye cyane rwose. Alia Cool ni mu bantu bake cyane ku isi bashobora kuba bagira amafoto meza cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ababonye ifoto Alia Cool ahitaza yaciye ku ifoto ya Alia Cool no nyuma ahitiye kubona yapostinze brother we, yapostinze musaza we benda no gusa cyane. Uwo musaza we ngo ni n'umuntu w'umufundi buriya byo kuvuga ngo runaka n'umwenjeniyeri bishobora kuba Alia nawe yarakabije wenda yize igifundi by'abamaso bisanzwe ariko nta mwenjeniyeri ungana kuriyo w'imyaka ingana kuriya rwose. Kura mwana nabonye afite imyaka nka 25 kuzamura ariko none utageze kuri 30. Umwenjeniyeri w'iyo myaka yatubwizanye ukuri genda gake baba hake ariko niba ari umwenjeniyeri byo ebane kudesha po kabisa. Gusa yewe nzi ko umuntu uri hagati y'iyo myaka rwose hari igihe abataragera kuri titire ya enjeniyeri. Buri enjeniyeri hari ukuntu nabyo mbona bisaba kuba umuntu ari mature enough
ukaba ufite none ubunararibonye atari ukuvuga gusa ngo uvuye ku ishuri gusa, ufite n'ubunararibonye nabyo birafasha cyane. So Aria Cool rero abapostinze brother we umwubatsi, abaranabyanditse bati engineer, urumva bari mu gihugu cya Tanzania aho bita Zanzibar, barimo bararya icyo bita mu Giswahili kula bata, wanakula bata. Ubwo noneho ari akimara gupostinga brother we anandika ayo magambo, haza kuza indi nkongobotsi yo itari yamenye ibyo ari byo, ibiraje iranditse ngo ngo uwo se niwe murimo murararana. Aria Cool byamwanze mu nda, ndakeka ko ahantu yarari ikintu cya mbere yahise akora, niba yararimo ararya ikiyiko gitereka hasi, aravuga ati reka nze nisubirize ino ngegera. Nuko wenda ibyo by'ingegera atigeze byandikamo, ariko ahantu hari hose yari afite telefone, yahise avuga ati reka manze nite kuri iyi ngegera nyigenera ubutumwa bugufi cyane. Mu magambo yanditse yayandikanye umujinya bita umurandura nzuzi, ndagaswera mama ibintu yamukoreye ntango bibaho. Yahise yandika ngo karara n'impiri. Impiri ubundi ni inzoka mbi cyane, itagira imbabazi na gato. Niyo rero yahise yifuriza uwo mwana w'umuhungu kuba yarana nayo. Mu buryo bwo kurarana nayo yashatse kuvuga rero n'ubuhe, si ukurara gusa nyine ngo baryame, ahubwo banakora gahunda za pari kwa ndani kwa chini. Uwo muvandimwe bamwifurije kuko yakorana gahunda za pari kwa ndani kwa chini n'inzoka y'impiri. Ariko ukuntu abantu benshi cyane bajya batekereza ko wenda nubwo umuntu ari icyamamare atajya agira umutima ubabara. Abantu bose barababara, imitima abantu baragiye noneho barayibabaza cyane. Abantu rero bamaze kuvuga bati kama mbaya ukintukana na kutukana, ukiruka tunaruka wote. Nta mikino abantu bakigira. Niyo mpamvu ubona umuntu bita Aria Cool yavuze ati reka kwanza ibintu by'ubwamamara umuntu abanza bitereke hasi, mbanze kwanza kano kagegera nkagenera ubutumwa. Ni nk'aba bantu shanja kubona nkabona umusenzi araje aho ngaho, papa we afite akadakaruta kakanjye, ariko arimo arazanyibutsa yuko ngo mfite akada, ngo nsa nk'ingurube, ngo meze nk'idubu n'ibiki byose. Ariko zija ujye ureba ifoto ya so cyangwa ujye ureba ifoto ya nyoko, mbere yo kumvugaho ujye ubanza nawe ujye ubanza usubire muri album ya famiye yawe, ugenda ubire. Nibyo nkubwira. So uyu mwana w'umuhungu navuze nti nshobora kuza gutinda nkasanga yamaze kubikuraho, kandi kano kantu karanshimishije cyane. Murabizi jewe nkunda amatiku atabayeho rwose, ntago nabona ibyo kuvuga kuko ntago nzaza ngo mbwirize ijambo ry'Imana gusa. Ahangaha abantu benshi cyane naje gusanga batanakunda ijambo ry'Imana gusa, babagira ngo banarivangeho n'utundi tuntu. So urumva rero amatika atabayeho jewe ntago nge ngiro kubabwira ahangaha rwose. Naba ngikora showbiz, naba narashatse undi murimo w'amaboko mba nigiriyemo, ariko iyo amatika hari ngira gute ndaza nkabona ibyo mvuga ndetse nkabivuga rwose inshiza amanga. Uyu mwana w'umuhungu abantu bashobora kuba bamuzi ku mbuga nkoranyambaga n'ibiki byose, mugende mu mubwiye ati genda uryame usinzire ukoresha umusarane. Nuko nyine bigenda iyo ushomotse, abandi bana baragukosora, kandi mu buzima nuko bigenda iyo ubaye inshomotsi. Isi iragutererana, ibintu byose bakabiterera hejuru, ugasanga nyine akanyafu kakugeze ugasanga nyine akanyafu kakugezeho. Tugaruke gato kuri Maître Maso cyangwa se ku mufundi wacu Aria Cool yapostinze, ari nawe brother we. Ari amakuru mfite ngo umwana w'umuhungu ngo vuba cyane ngo hari ukuntu azabereka ibirori, namwe mutangire mutegura ibirongorano. Amakuru manya mfite no guma ndimo ndagenda crossingamo gake, ariko ntibivuze ko ntayafite. Ntabwo mba nyategerejemo gato cyane ngo ndebe sha ukuntu none se ko mbona engineer bamuzanye nyine ku mitandao, bamaze kumuzana ku mbuga nkoranyambaga, kandi twari tuzi ko azagoma mu bwiru. Ubwo iyo baje kuri social media byaho murabizi ukuntu bigenda, turakwakira
tukagurukana. Navuze ngo hano tugurukana twese, nuko bigenda ibya social media. Guys, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima, niyo mpamvu navuze nti aga kantu k'uyu mwana bahwituye gutya reka nze kuza kukababwira, ariko kwa kundi kwanjye nyine turimo turanatebya gake gake, no offense.